Kuva yatangira muri Gashyantare 1996 Unity Club Intwararumuri ifite intego yo kwimakaza umuco w'ubumwe n'amahoro byo nkingi z'iterambere rirambye. Mu rwego rwo gukomeza kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, Unity Club Intwararumuri yifatanya n'umuryango Vega Gahozo by'umwihariko ababyeyi bagizwe incike na Jenoside. Aba babyeyi bahawe izina ry'intwaza. Ku bufatanye na Farge, Avega, Ibuka, CNRG n'ibiro bya Nyakubahwa Madame Jeannette Kagame hakozwe isuzuma rigaragaza ko ababyeyi bagizwe incike na Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 bangana na 869, hiyongeraho abandi 114 babaye incike mbere cyangwa nyuma ya Jenoside. Muri bo 109 bakaba bakeneye gushyirwa hamwe ku buryo bwihuse kugira ngo bitabweho. Abagore ni 94 naho abagabo ni 15. Mu rwego rwo kubagoboka, Unity Club Intwararumuri ku bufatanye na RDF n'inkunga y'abandi bafatanyabikorwa bayo yubatse inyubako ngari mu karere ka Huye yahawe izina ry'Impinganzima Hostel. Ababyeyi bamaze kwituzwamo barashima kuko batekerejweho bakaba babayeho neza bitandukanye na mbere batarahagera. Aba bose n'abana banjye uko babona n'abana banjye gituma dukomeye ndakiguha turarya tukaryama turiyuhagira amazi ashyushye turakaraba tukongera tukiryamira tukarya tukanywa icyo umuntu ashatse icyo abana bakatugenderera abantu b'ababyeyi nabo bakatugendera ariko bakaza basanga meya hano muri uru rugo meya kuko ndi arye mukuru ndafite imyaka 100 urumva ubwo nta kindi nakumva narenzaho ku bana banjye no mu rugo rwanjye uje wese turamwakira nibaze ni karibu. Ubu rero twarabyishimiye nyine yadukoreye turabyishimiye umubyeyi wacu aradufasha aratunga mbega aratunganira agarira imitima yacu twarababaye sibyo urumva atari byiza ni byiza ari kure ariko yaratuzahuye yaradukijije tukabyishimira rero ababaye bose ari akamwe ishike yamaririye nkanjye jyenyine ndaramu nzu ya jyenyine abayobozi bakanzana nawe bari kumwe ariko aho yatugiriye neza cyane turamushima. Niko nukuri turaseka tukagira ngo tukabona ni nk'abana nyine kuko hari nubwo umuntu ananirwa guhaguruka undi akajya kumufata akaboko atari umushobore ukabona birashikije nyine hari ukurya turarya neza rukunywa turanywa neza rugukaraba rukwambara nta kibazo dufite. Umufasha wa perezida wa Repubulika ikintu namubwira aragahorana Imana ahore abone ikintu gihora kimuteza imbere yihoranira Imana muri we gusa ahore nugusenga tugafatanya tugasenga arakagira Imana arakagira amahoro muri uru Rwanda rwa perezida ari umutwareho. Umubyeyi wacu adufashe neza urumva umubyeyi wacu adufashe neza turakaraba tukarya tukiyuhagira tukaganira tugakora ukundi rwose urumva tumerewe neza cyane. Bawe umva arakagira amahoro n'amahirwe na Jeannette uti nimuhana amahoro rwose uti nimusugire musagambe nibo bangize nibo bangejeje aha nibo bamfashe gutya iyo ntabagira ubusimba nkiriho Kagame turagahora n'amahoro n'amahirwe turagahora ku ngoma ntabwo nzamuteshuka ntabwo baravuga ngo baraniyamamaza bakaba biyamamaza ngo bazashaka gutorwa haba perezida ntabwo nzahusha Kagame ngo ntora abandi. Twari tumeze neza ariko nyine bidashimishije bidahagije ariko rero ubuho tumeze neza nyine turarya tukaryama Imana nyagasani
Kagame arakayahorana amahoro n'amahirwe, arakagira amahoro n'amahirwe, arakabona umugisha wa Nyagasani. Imana rwose ibagendeho iteka ryose. Ese baravuga ngo gutora, iyaba byashobokaga ngo amajwi yose 100% naye. Mbere y'uko baza gutuzwa muri iyi nyubako, ababyeyi baraganirizwa, bakahasura, bakaganira nabo maze kugeramo nk'uko bisobanurwa na Iyamuremye Regine, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Unity Club Intwararumuri. Abari bahasanzwe bameze neza cyane, kuko ni nabo banatumye n'abandi bagiye kuza nta mpungenge bafite, kuko habaye n'igikorwa muri ibyumweru 2 bishize. Ubuyobozi bw'uturere tw'amajyepfo twose ndetse hiyongereho n'akarere ka Rusizi na Nyamasheke bazanye abo babyeyi bakeneye kuza gutuzwa hano kugira ngo babanze baharebe ndetse nabo bagenzi babo baganirize, babihera ubuhamya nyabwo, atari ukwibwirwa gusa n'abakozi, atari ukwibwirwa n'ababyeyi bo muri Avega bajya kubasura. Oya, baraje bareba ababyeyi batuye hano, batujwe hano bahamaze umwaka, bareba uburyo babayeho, uburyo bongeye bakagira ubuzima bwiza, uburyo bongeye bagaseka, uburyo bavuye mu bwigunge. Ibyo byose nibyo babaganirijeho. Usanga noneho bose abenshi, hari n'uwavugaga ati niba nari mpise nanigumira hano ntagombye no gusubirayo, ariko byari ngombwa gutegereza iyo tariki. Ariko nakubwira ko abari hano rwose, aho urebye aho bavuye naho bageze uyu munsi, amatandukaniro akomeje. Impinganzima Hostel ifite ubushobozi bwo kwakira ababyeyi 100. Yuzuye mu mezi 10 ikaba yaratwaye amafaranga y'u Rwanda miliyoni 446, ibihumbi 535 n'amafaranga 60.